urugero aho nanyuze kugira ngo namwe abahari yego mushobore kuvayo kuko ndibuka hari umusore twuzuraga twari duhuje ibibazo rero nganisha jewe agahimano k'Imana no kumpa kubwiriza abahutu nzababwiriza bajye mu ijuru ariko mu mutima wanjye nta entry door nta muryango w'umwinjiro bafite tekereza umuntu w'umuvuga butumwa uvuga gutyo uzi wo gusharira uzi kubona wari umaze kubona buruse ugiye kwiga muri Amerika ukabona ibaruwa iraje bakohereje kwigisha muri Troncome mu cyaro kumva urashaririwe so azaba bamuririmbira hozana uje mu izina ry'Uwiteka genda ageze imbere asigara n'abigishwa be 12 mu mwava amajya kumugambanira baje kumufata 9 baramuta 2 baramukurikira umwe aramwihakana hasigara umwe wenyine aba bayahudi n'abakazinizi b'abahutu bagira icyo bafata umuntu w'inzira karengane bakamurenganya bakamukurikirana numva mwapfushije abantu nibyo mwarababaye ngo ariko ntimuzongera kubabara ngo ibi ngibi ngo byari birth pangs ni imibabaro y'umubyeyi ngo umubyeyi wese yagiye kubyara ngo hari amaraso yameneka ngo iki ngiki ni igitambo cy'igihugu gishya kandi koko Imana ibinsobanuye nsanga nibyo ngo kuko iyi bitabo aba bajenosideri bari gukuma muri system iyi ideology ntimwari gutinyuka kuyirandura kuko nibo bari kuba bayirinze turabasoje kandi tubaye ikaze kuri The Grace Note Podcast muri kumwe nanjye Colline n'abagenzi banjye bose muri kubona ahangaha mbere yuko dutangira turagira ngo tubanze dufate umwanya twifatanyije n'abanyarwanda muri rusange na buri umwe wese wibuka abe bazize jenoside mu 1994 turi mu mwanya wo kwibuka turi mu mwanya wo kuba hafi y'abagenzi bacu ababyeyi ndetse n'igihugu muri rusange twifatanyije namwe bahaye ikaze muri uno mwanya ni umwanya twatumiyemo pastor inshuti yacu ni umwanya twifuza kumenya nk'urubyiruko aba pastor ni umwanya twifuza kumenyamo byinshi twashatse ko utwemerera tukagira ibibazo tukubaza abenshi muri twe nibaza ko ari twese ntago icyo gihe twigeze tukibona ariko twaracyumvise ababyeyi bacu babiciyemo abaturanyi abo tubana nabo bakuru bacu n'abadutereta niko twavuga rero hari ibibazo byinshi twagiye tubona hari ibyo twabajijwe ku mbuga nkoranyambaga zacu hari n'ibyo bagenzi banjye bazanye nagira ngo dutangire ariko byibuze tubanze dufata umwanya byibuze umunota umwe kwifatanya n'abandi twibuke abacu nakoze pastor nabanza mukatu ijambo ry'ikaze ikaze yego nta nsanganyamatsiko yindi hari turatangira tubabaza rwose mwumve mufite umudendezo mubaze byose yego mbwira abantu ngo mubaze ni mushaka mubaze n'akasongoyehwa nta kibazo kitabona igisubizo ushobora kukubwira n'ibyo ngibyo ndumva bindenze ariko ubundi buri kibazo cyose kiba gikeneye ko umuntu agisubiza kandi akagisubiza neza nakoze ndiheraho pastor ndashaka kubaza hari ikibazo nibajije n'abagenzi banjye nakibonye bacyandika muri icyo gihe mu 1994 jenoside iba Imana yari irihe icyo ni ikibazo cyiza abantu benshi bajya babaza ngo ariko ngo ubundi jenoside ijya kuba bakibaza mu buryo butandukanye ngo niba Imana ishobora byose ngo kuki itahagaritse jenoside ngo niba Imana idukunda ngo kuki itahagaritse jenoside rero nyambwira abantu buriya ikibazo cy'Imana kiri
muri essence yayo, mbese niba mba ntinya kuvuga ngo mu miterere yayo. Urabona Imana yaravuze ngo ndi umucamanza w'abari mu isi. Buriya rero hari imirimo incompatible. Ntabwo ushobora kuba umucamanza ngo ube n'umupolisi, ntibibaho. Umunsi Imana yavuze ko ari umucamanza w'abari mu isi, ubwo yaduhaye freedom, ariko tukazabearinga consequences z'ibyo tukora. Rero hari n'ubwantu bubwira ngo none se ngo ko abantu bavuga ngo nabwiye Imana ngo Mana ndinda, ngo hanyuma bamwe irabarinda, ngo abandi ntiyabarinda, ngo abayabahuye iki. Hari ahantu bigera ukabwira abantu ariko mwaretse twebwe ahubwo tukita ku byacu by'abantu, kuko Imana akenshi iyo twishe ibintu nibwo duhindukira tukibuka Imana. Iyo ureba jenoside iba, abantu benshi nyuma yaho baravuga ngo Imana yaririye. Mu bihumbi 2001 11th of September muri Amerika, hari igihe iby'ibihebe byatwitse Trade Center, Twin Tower, hapfiramo abantu barenze 3,000. Noneho abantu baza kubaza umukobwa w'umuvugabutumwa wari uzwi cyane witwa Billy Graham, witwa Anne Graham, Anne Rhodes, bati Imana muvuga yari iri hehe biriya bintu byose bijya kuba? Ababwira ati ariko ubundi buriya ati Imana yari iraho mwayishyize, yari iraho mwayishyize umunsi muyikura mu mashuri, yari iraho mwayishyize umunsi muyikura muri public arena, yari iraho. Rero hari ubwo tuvuga ngo Imana kuki itakoze ibi ngibi. Imana yo iyo wiyemeje gukora ibyaha iranakuburira. Hari ubwo kubwira ngo ariko ngo none se kuki ngo itaburiye abantu. Umva, iki gihugu iyo mba ntarakibagamo nari kujya mvuga nti wenda ntibababwirije. Iki gihugu twarakibwirije, baduha na radio turababwira, yewe icyo gihe byari na open cyane na stade na hehe, hari nubwo banabiduheraga ubuntu. Hanyuma turarenga turabikora. Abantu bose bateguye genocide majority bari abantu basenga. None abantu basenze, yewe abayobozi benshi bayoboye imbere ya reka mpere muri za 59, kuko reka burya nubwo byatangiye. Bariya bose muzumva bahabyara Imana Gitera, bakayibanda, abandi abenshi bize mu maseminari. None uwo muntu wize mu seminari wendaga no kuba padiri, uzana ingengabitekerezo akanayikwirakwiza abantu bamwumva, warangiza ukavuga ngo Mana ngo kuki ngo gukina twarayinaniye. So icyo ngicyo cyo rwose mureke tukemere, twarayinaniye, kuko ubundi Imana yaduhaye isi ngo tuyigenge. Niyo mpamvu imaze kurema isi yazanye Adamu ngo ayigenge. Aravuga ati wimenyereze ibiri mu isi byose, ugira ute ubigenge. So yaduhaye igihugu ngo tukigenge. Turangije tugishenye ngo ariko Mana ngo kuki utaje kutubuza gusenya igihugu. None ko nakibahaye ngo mukigenge, nkabaha n'amategeko yo kubayobora, ayo mwishyiriyeho nayo nanjye nashyizeho, kuki mutayumviye? Imana ni umucamanza, ntabwo ari umupolisi. Kuko Imana ibaye umupolisi, reka mbere ibintu bitatu byavamo. Ibaye umupolisi nta muntu n'umwe wayikunda. Reka mbaho urugero rufasha kubyo. Imagine hariho umupolisi ufite ubushobozi bwo kumenya amakosa yose wakoze. Nkaguruka i Nyagatare nje i Kigali n'urugero, nkaza nkajya ncungana na kamera, hagati ya kamera n'indi kilometero ngira ngo nk'eshanu 10 ziba zirimo, nkashyira mu 120, nagera hafi ya kamera kuko nzi aho ziherereye nkamanura. Ariko umupolisi akaba ntegeye ikayonza, kambwira ati fine, igihe wavaga i Nyagatare nanditse inshuro wagenderaga muri 120, none ndaguha fine ingana n'inshuro zose. Nta muntu n'umwe wayikunda. Imana witsamurika ikagufata ikaguhana wakwitse, oya yaravuze ngo oya, mbahaye isi n'ubuzima bwanyu mu bugenge, igihe nzaba umucamanza. Icyo si kimwe. Ikindi cya kabiri, Imana yihaye kuba umupolisi, yazagira ikibazo mu guca imanza, kuko uzashaka kwikorera ibyaha ukunda, izi guhagarike. Cyarose Imana usigaye wivanga. Mujya mubibona se? Umujura we yagiye kwiba ntiyamutangira, uwagiye gukora jenoside iramutangira,
umujura akazavuga ati ariko urancira urubanza ko uriya yagiye kwica uramutangira, uyu nguyu ngiye kwiba ntiwanangira. Nta muntu Imana yazacira urubanza. Donc hari ibintu bimwe tugomba kumva. Yesu biratugoye kubyumva, biratugora kuyumva, ariko niko bimeze. Ntabwo dushobora, ubundi nitwe tugomba guhinduka. Ntabwo Imana yo igomba kwiyadabuta kuri twebwe, ni twebwe tugomba kwiyadabuta kubyivuga. Rero usanga buri gihe tuyigisha impaka, ikavuga ati ariko murangisha impaka number 1 nabahaye isi ngo muyigenge. Ndangije mbaha amategeko agenga uburyo muyigenga. Mumaze kuyica barigiye mu blaming. Barigiye mushyiraho amakosa. Responsibility yanyu mwebwe irajya hehe? Donc tugomba kwemera responsibility y'Imana, uburenga donc uruhare rw'umuntu mu bibi byakozwe ariko ntitubishyire ku Mana. Yego. Icya gatatu, icya nyuma nako, iyo ufashe Imana noneho akaba ari itunga urutoki, ni wowe uhomberamo. Hari ahantu Bibiliya ivuga ngo abitandukanya n'Imana ngo baba birengagije uzabagirira neza. Ubyara umwana agapfa, ugatuka Imana, kandi ejo uzongera usenge ngo iguhunde. Iki gihugu cyaradusenyukanye, bamwe batuka Imana ariko turangije turayisenga ngo dufashe kongera kucyubaka. Bamwe bakavuga ngo ntimukiyitirire ngo ibyo twakoze ngo mubyitirire Imana. Ngawe niyo marabure mu Rwanda mushatse mwajya mutuza, kuko umuntu wari umusirikare akarwana yabonye abantu benshi bapfa iruhande rwe. Kuki isasu ryafashe mugenzi wawe we rikagusiga, kandi wenda ari nawe bari bapimye? Nkureho iby'abasirikare n'abandi. Uru Rwanda baravuga ngo rutungwa n'ubuhinzi. Ntabwo u Rwanda rutungwa n'ubuhinzi, rutungwa n'ibicu. Iyi imvura itaguye abaturage bicwa n'inzara. None se muri twese hari wari wagusha imvura ngo tuvuge ngo twebwe ngo twagushije imvura, so Imana muyihorere kuko twe tugusha imvura? Rero buriya mu Rwanda abantu dushatse twacisha make, ahubwo tukemera ko twahemukiye Imana, kuko ubundi Imana ire mu Rwanda yaruremye neza. Turema turi igihugu kivuga ururimi rumwe, gifite umuco umwe, hanyuma turangije twiremera ibihimbano byacu, hanyuma turangije tuyishyira mu majwi. Ubundi nta Imana itadukoreye. Yaduhaye igihugu cyiza, dushyiramo abantu beza, ariko turangije ibyo ngibyo turabipfa. Rero reka icyo ngicyo ngisubize. Yego, nakoze. Nushaka uze kongera wenda ikidasobanutse ukimbaze, kuko icyo kibazo nanjye nakibajije Imana. Nabaze igihe kirekire nibaza ariko Imana twagutwaye iki koko? Imana yambwira ngo kugira ntacyo nigeze mbatwara, ahubwo mwarampemukiye. Nakoze. Ndahita nshyiraho ikibazo cyo kuri bambajije kuri social media, hanyuma nikirangira twongere tujye ku murongo. Uyu yitwa Gatera James yarambwiye ngo, yaratubajije ngo uzabaze pastor y'imbaraga zo kubabarira zikuye, kuko njye n'uyu munsi birandemereye. Yego. Kuko njye uyu munsi birandemereye kubona abanyiciye bose bakigenda bafite ababyeyi, bose bafite ababyeyi n'abavandimwe, njye nkaba ndi nyakamwe kandi nirirwana nabo. Uzamubaza izo mbabazi yazikuye, kuko ntababeshye n'uyu munsi sindababarira. Imbaraga rero zo kubabarira, ibyo avuga ni ukuri. Buri imbaraga zo kubabarira tujya dusaba abantu kubabarira, ariko tutabacishije muri etape, mu ntera zibafasha kubabarira. Intera ya mbere ni ukubanza ukajya kwa muganga ukivuza, kuko iyo umutima wakomeretse ni nko kuvomesha ijerekani ipfumutse, kandi yapfumutse ahantu henshi. Ntabwo amazi ushobora kuyageza mu rugo akirimo. Niyo uyiteretse ahantu ubyuka mu gitondo ugasanga yashizemo. Burya umutima wakomeretse ni kumera. Mbere y'uko ubwira abantu ngo nibababarire, banza ubajyane muri sikibe, babanze bakire ibikomere byabo. Ibikomere rero ubikira ute? Number 1, banze wemere ko wakomeretse, kuko abantu benshi ibikomere bashaka kubyirengagiza bakarenzaho. Kera ibyo bintu twajyaga tukibikora turi abana, burya no kuba tukiriho n'ubuntu bw'Imana. Twajyaga tugenda ibuye rikagutema cyangwa ikindi kintu kwitema,
noneho tugafata ibitaka tugahomaho. Yes, wahomye mu gisebe n'amaraso akanahagarara kuko n'ubundi amaraso aba ari buhagarare, ariko ibyo bintu wakoze byashobora kugutera tetanus. Ni umugisha w'Imana gusa ko gufata igisebe ugashyiramo umwanda. Rero hari igihe natwe tugira igisebe ariko ukajya ugihisha, ukanga kwemera yuko ufite ikibazo mu mutima, ukanga kwemera yuko wakomeretse, ariko cyane cyane ukanga kwemera n'ibyemezo wafashe kubera icyo gikomere. Ndaje mbibasobanurire neza. Urumva ndakomeretse, reka wenda mbihera ubuhamya kuko nagize n'umwanya wo kwiprosesinga, kwisesengura ko yabaje ukuntu nabigezeho. Yego. Ngewe maze gukizwa nakijwe mu gihe kibi. Urumva ngewe mfite imyaka 3. Ubwo bwa mbere nabonye abantu bafite impiri zirimo imisumari. Bazi iwacu bakubita papa, ndabyuka hari nka 5, approximately hari nka 5. Bakubita papa bamusiga rwose bazi ko yapfuye, bafata ibiryo twari tugiye kurya barabimena. N'ubu nibuka abagabo rwose bafashe agakombe k'amata bari bamaze kunsukira, umugabo akarenza hanze, undi atwara agakabutura kanjye bari baherutse kungurira, agatwara kambaye nk'ingofero. N'ubu iyo mpumirije ndamubona. Undi yenda amanura impira agiye kwidukubita undi aramufata. So urumva ibyo bintu byose harimo benshi nubaho twahoze twibuka kare. Umudamu umwe yavuze ati niyo mpumirije ndongera nkabibona, which is true. Iyo uhumirije ibyo bintu ushobora kongera ukabigarura, iyo filime ukongera ukayibona. Ubwo ni imyaka 3. Ku myaka 5 papa aragiye, yajyaga ajya kurangura, yari umucuruzi unameze neza, afite boutique, afite iwacu twari abakire kind of. Papa aragiye, nkaba nzi ko yagiye kurangura, naho baramwishe. Ariko nkabona ubwo muri uko kumwica iduka ryacu barishenye, barisahuye, ariko kuko twe twari abana ntabwo twabaga tuzaho ibintu bibera nuko birimo kugenda. Nkabona mama arira gusa, ariko papa yagiye, noneho ko yatinze. Natangiye ishuri mfite imyaka 7. Urumva yapfuye mfite imyaka 5, njya gutangira 2 years after mfite 7. Noneho baza mama ngo uyu mwana yitwa nde? Rutayisire Antoine. Se yitwa nde? Karasira Petero Karaveri. Ariho cyangwa ntariho? Uko byose babishyiraga muri fiche yawe. Mbona mama arandebye, mbona aracecetse. Mwarimu atari rwose kutambwira, unubona ko inyuma yaho hari abandi benshi bashaka gukorerwa. Ariho cyangwa yarapfuye? Mama aramubwira ngo yarapfuye. Numva ikintu kimeze nk'igihu gikonje kimanukiye. Papa yarapfuye. Yapfuye ryari? Yishwe n'iki? Bamuhambye ryari? Bamuhambye hehe? Noneho ndaturika ndarira. Tugihagaze aho ngaho ku murongo, ndaturika ndarira. Mama akibaza se uyu mwana arijwe n'iki? Tuba turarangije turataha, tugenda mu nzira, kamwe ari kurarizwa n'iki? Akomeza nkarira gusa. Duca mu nzira zitacaho abantu benshi banyura, ariko watinye kujya kwiga. Ko numvaga nta nubwo ne kumusobanura gusa nabyumvaga. Papa gusa mu mutwe wanjye harimo ikintu kimeze nka serwakira. Papa yarapfuye ryari? Yaguye he? Yishwe n'iki? Bamuhambye ryari? Amarira akaza. Guhera uwo munsi byaranyafekse mu buryo bwinshi. Ubwo si 63, 73 turi muri sogonderi, baratwirukanye. Ubwo ndagira ngo mbere ikintu umuntu akiri bikomeye. Baratwirukanye. Noneho bisanze bya bindi nari nsanganywe byongereyeho, nkahise niba papa baramwishe, wenda hari icyo yapfaga n'abamwishe. Aba bana ko tutanaziranye, bavuye iwabo hirya no hino, natwe tuva iwacu twahuriye. Baratwirukana, twabagize duti. Ubwo cya giti kimezeho irindi shami. Tugira Imana ngo twe twigaga mu seminari, baratugarura, ariko mu kutugarura something died in me. Hari ikintu cyapfuyemo. Kuko icyo gihe ndibuka njya sogonderi, ubundi muri primaire rwose nari muri abana batajya biyumvisha ko umuntu ashobora kuba wa kabiri. Nabaye wa kabiri nka kabiri, nabwo kwa kundi umuntu arangara, umuntu akakwibaho nk'igice cy'inota nyine akagutsinda, akagukura mu gihe primaire nayinyuzemo nyine nk'umuyaga nihuta. Njya sogonderi nzi ko nyine nzakomeza nkaba wa mbere, hanyuma ngezeyo mu wa mbere baporokaramye, numva wa mbere sijye. Baporokaramye wa kabiri numva sijye. Uwa gatatu numva sijye. Uwa kane ndabaye mayinga. Ibintu byano byagenze bite? Nabaye wa karindwi icyo gihe.
ndarira ariko ngeze aho ndirose zisa nibuka ko nta mwana w'iwacu n'umwe twigana ndabona ko tutarora abo bana bose ntawe uzi ko nabaga uwa mbere ntacyo bitwaye nta soni ziri bumfate ariko umwanya wanjye ngomba kuwurekipera icyo gihe rero batwirukanye muri 73 umwanya wanjye nawurekipeye numva nyine mvuga ni sasa umwanya wanjye nawurekipeye turagiye baratwirukana ndakubwira ko twagarutse ku ishuri mfite trauma icyo gihe trauma ntabwo twari tuyizi kwibaho twagarutse mfite trauma ku buryo nigaga muri minimum still nubwo nigaga muri minimum nkabo wa kabiri twarinze kuva mu wa gatatu kugeza mu wa gatandatu mu wa kabiri iteka ryose hari umupadiri umwe yari n'inshuti yanjye niwe wari directeur spirituel wanjye muri mu seminari yari afite mu directeur spirituel we iyo yahanaga bakubaganye ntabwo nashoboraga kuburamo kandi sinabaga nakubaganye ahubwo igihe narigaga nagera hagati trauma ikamfata nkubika umutwe ku ntebe nk'isinziriro akayambwira atari ko we ndibaza urwaye iki arazi padi ikibazo mfite niki wite kurandenganya usanga nisinziriye ku ntebe ukampana nk'abakubaganye mba nakubaganya hari umuntu nkubaganira hari ubwo nari nagona mu ishuri ntugona ariko ntabwo uba wiga icyo tubashyirira mu ishuri ni ukugira ngo umwige we ntabwo uba wiga so we n'abakubagana muri kimwe ahubwo mbwira ufite ikihe kibazo yarabibonaga ko mfite ikibazo ariko nanjye nkumva sinshobora kugifata ngo mbwire ikibazo mfite niki kuko nicaga natangira kwiga umugisha nagiraga ntigaga vuba ubwonko bwanjye bwafataga vuba rwose ni byinshi nabifataga tukiri mu ishuri mbene nk'ibya siyanse ntabwo siyanse nazisubiragamo na mati ntabwo nabisubiragamo nabyumvaga mwarimu akirimo kwandika ku kibaho nkabibika ibyo nasubiraga muri bya geography na bya histoire n'ibindi ugomba gufata mu mutwe cyane kamwe atari kugomba kuba ufite ikibazo buri gihe yaramubwiraga atari ko nta kibazo ufite udashaka kutubwira nkabwira padiri ariko ubona ntiga ubona nabona amanota ati nyine ati yewe ndabibona ubona amanota ndetse menshi ariko ari munsi cyane yayo wakabonye ko muri ya shuri ryanyu nta munyeshuri utsinda ibintu bya lettre n'ibya siyanse nkawe ntabwo rero tubona impamvu iteka ryose uhora kandi ko uwaba ubaga uwa mbere yabaga ndushaho nk'amanota wenda nka 1 igice gutyo byabaga biri aho kamwe ati iyo udasinzira mu ishuri uyu nguyu ubu wa mbere ushobora no kumusha n'amanota 5 abona ko padi yewe ntabwo naje muri competition gihe habona amanota nanjye nkabona amanota ariko still muri jewe harimo icyo kintu kimwe ngo ubundi urigira iki uri ubu wa mbere ari mu gihugu cyabo we niyo wakwiga ejo bundi bishe so ejo bundi bare babishe n'ubundi ejo bundi bazabica ariko kubera ko bataratwica nkiga urumva ubwo ibyo ni ibikomere iyo ni trauma turarangije ngize imana tugiye gusaba buruse barayimpaye ngiye muri university none bavuga nako ibyiringiro byagarutse muri university nabonye amanota ntabonaga muri secondaire ariko bya bikomere bigahora biringaringa mu mutwe abana ibyo byose nubwo nabona amanota menshi iki gihugu ntabwo kizatugwa neza ngize imana ndangije mfite amanota 85 bahise bandukirita mbo mwarimu umwaka utararangira ministeri biranyirukanye ntabwo yanyirukanye irandinganiza banyuriza kwigira muri tronkome urumva ubwo iyo nzira yose ni inzira y'ibikomere kuvura umwana kugeza ku myaka 25 noneho ndakizwa mba n'umuvuga butumwa ari kurakaye mu mutima naratogotaga najyaga nishaka kuvuga ko ninde uzatangiza muvoma de revolte tukarwanya iyi ngoma tukayikuraho kuko nta mahirwe buriya mbabwiza ukuri iyo FPR itangira muri 83 iyo bajya mu gisambu muri 83 bakavuza ingoma bati abashaka kujoyininga mwese urugamba bari kuba bafite umusirikare w'umuhanga w'umugome byose bivangiyemo ariko umwaka ndakizwa maze gukizwa ntangira kubwiriza ubutumwa igihe n'ubuhamya bwanjye nibo kwitangira ndabiza abantu benshi babwumvise barabatari wa muntu burya ni umunyamoko nk'abana mba mbabwira kuko mbabwira aho nanyuze kugira ngo namwe abahari yego mushobore kuvayo kuko ndibuka hari umusore twuzuraga twari duhuje ibibazo rero mwanisha yewe
agahimano k'Imana ni ukumpa kubwiriza abahutu. Nzababwiriza bajye mu ijuru, ariko mu mutima wanjye nta entry door, nta muryango w'umwinjiro bafitemo. Tekereza umuntu w'umuvugabutumwa uvuga gutyo. Yes, ndimo ndakora umurimo w'Imana, ariko nuzuye ntabwo ari na hatred, nuzuye bitterness, nuzuye umuzi wo gusharira. Uzi kubona wari umaze kubona buruse, ugiye kwiga muri Amerika, ukabona ibaruwa iraje bakohereje kwigisha muri tronkome mu cyaro, kumva urashaririwe. Ndakizwa, Yesu arandeka rwose, arabanza arandyohereza pe, ananyibagiza n'iby'uko bandinganije, ntangira no kuryoherwa no kubirurindo, numva ntacyo bintwaye. Ampa na buruse njya kwiga mu Bwongereza. Tekereza, leta yandinganije impaye buruse, nashoboraga no kugumayo. Ariko Yesu arambwira ati subira iwanyu, wowe nakuzanye hano kwiga, taha. Ndataha. Kuba yari afite ibyo yendaga ko nkoramo. Ndaza umunsi umwe ndimo gusoma inkuru za Yesu. Ubwo nari navuye kwiga mu Bwongereza ari mbere ya jenoside. Mbere ya jenoside, imbere cyane ahubwo. Nzanye masters muri 86. Nandikiye ministeri, nazanye masters yo mu Bwongereza mu bintu bya curriculum development na linguistique, batisubira muri tronkome. Subirayo. Kurumva nyine icyo gihe bwo umujinya nari nkiwufite, ariko kibaza ariko iki gihugu kuki ngomba kuba second class citizen mu gihugu cyanjye. Ninde wazana intwaro ngo turwanye abantu, tukureho ingoma, abantu bagira umudendezo. Ubwo njye numvaga isolution yari ukuzarwana. Jewe najyaga numva amaherezo, hari nibwo najyaga mbitekereza nkavuga nti uwantiza abantu bakeya akanyigisha kurwana, nkatangiza rebellion. Ngiye kumva numva inkotanyi zarayitangira, ariko iby'inkotanyi byo byaje narakijijwe na Yesu ambuza kujyamo. Arambwira ati ugiye kujya kujoyininga ntibirimo, simbikwemereye, simbiguhaye. So ndaje umunsi umwe rero ndimo gusenga, nsoma Bibiliya, mbona ahantu Yesu agiye ku musaraba, niwo munsi wo kubagwa kwanjye. Agenda mbona abantu, uyu ubyitegereje nyine, kujya nari mfite ukuntu nsoma, iyo ndimo gusoma nk'inkuru nkinjiramo imbere nyine, naburuwe nkajya nzumva n'abantu nkajya mbabona. Ndakurikira Yesu, aza bamuririmbira hozana uje mu izina ry'Uwiteka, agenda ageze imbere, asigara n'abigishwa be 12, umwe avamo ajya kumugambanira, baje kumufata 9 baramuta, 2 baramukurikira, umwe aramwihakana, hasigara umwe wenyine. Aba Bayahudi n'abakazinizi b'abahutu, bagira bafata umuntu w'inzira karengane bakamurenganya, bakamukurikirana, numva iryo jambo, icyo gitekerezo kibouncinze back. Imana irambwira ngo wanga abahutu. Imana, ndabanga, urabizi neza, sindi buguhishe. Ndabanga, urabizi kuva ndi umwana ibyo badukoreye, uri nkanjye mu mwanya wanjye wakora iki? Mbangezaho Yesu awambye ku musaraba, ijambo ryahinduye ubuzima bwanjye. Ni hariya Yesu avuga ngo data ubabarire ko batazi icyo bakora. N'abantu rero Yesu nkubwire, nakubwiye ko nzagukurikira mu bintu byose, ariko kuri ibi ngibi no. Nowe utinyuka ute kubabarira abantu bakubeshyeye, bakagucira urubanza rutari rwo mu gihe kitari cyo, bakagukoza isoni, bakakwambika ubusa mu gasozi, bakakumanika ugapfa, warangiza ukabasengera. Ariko ubwo muri bwa butagondwa bwanjye bw'uburokore, nawe aho uzajya hose nzagukurikira. Ndenda kubabwiza ukuri, namaze ibyumweru 2 ndi muri crise. Abo mbura Bibiliya nkasanga kuko yarabisenze, ntabwo nawe yanshobora kuba nasomye nabi. Ntabwo yaba yarasenze ririya sengero. Nkasubira inyuma ngasanga yararisenze. Ariko Yesu buriya n'ibiki wakoraga kuko nta no kubabwira ngo baragapfa, baragashira, noneho mara iminsi ngeze aho n'abana, okay fine, muzanyumva kenshi mvuga icyo kintu. Ntabwo nigeze mpitamo kuba umututsi, ariko nahisemo kuba umukristo. Ngiye kubaho according to my choices, kuko ntabwo Imana izancira urubanza ku byo ntahisemo, ariko ibyo nahisemo nibyo nzacirwaho urubanza, kandi ibyo bigomba kugenga ubuzima bwanjye. Nahisemo kuba umukristo, so ngomba kuba consonant, consequent. Ndagiye nafata umunsi, nicara imbere y'Imana, mfata Bibiliya yanjye, mpera mu isezerano rya kera, ndeba comportement z'abantu vis-à-vis abantu babagiriye nabi.
ndeba yosefu na bene se, ndeba dawidi na sawuli, ndeba yesu, ndeba ba pawulo, ndeba ba stefano, bose ukabona umurongo n'umwe. Ndabona rero Mana nshaka kwinjira muri uyu murongo ariko nta mbaraga zabyo mfite, ntazo pe, ntazo. Aba bantu ni benshi kandi ibyo badukoreye birarenze. Urumva guhera uri umwana kurinda ugeza ku myaka 20 yewe n'icyo gihe ubwo nari mvuye mu Bwongereza nari nkibirimo. Mana arambwira ngo subira ku musaraba, ngo kandi umpe ibyo byose, imitwaro yawe yose uyimpe nkuguranire. Umva naricaye nkora liste y'abantu nanga with reason. Mana uyu uramuzi, yaje iwacu afite impiri, uyu uramuzi ibyo yakoze, bose umwe kuri umwe. Ya filime najyaga nturuna nyiturunira imbere ya Yesu. Namubwira naba ngaba nta mbaraga mfite zo kubabarira, ariko ubwo binsabye ndababarira, mbivugishije umunwa ariko umutima nturimo. Ariko namaze kuvuga iryo jambo nararize, byabaye nk'ikintu gihombotse muri jye, ndarira nsubiramo ndarira, ariko Mana kuki utadusigiye nibura umuntu atendeka umujinya. Ariko ndangije numva pe, numva meze nk'umuntu unaniwe, ariko numva nduhutse ukuntu, ndasinzira. Nari ndi mu cyumba cyanjye aho mu nzu twabagamo twakoreraga, ariko nkangutse numva kabisa, numva something has happened, numva hari ikintu cyambayemo. Umujinya wose nari narabitse kuva ndi umwana, uwo munsi wajyanye n'icyo gihe. Rero nahise nkuramo amasomo, niyo ndimo gufasha abantu babona ikintu cya mbere kugira ngo uzakire. Ntutangirire ku kubabarira, tangira wemere yuko wakomeretse, ujye ku muganga w'ibikomere, ubimwemerera, ubimwaturira, umubwire utumva mwami ngewe ndashaka kubabarira abantu ariko sinabishobora ku bwanjye. Ubanze wo muri ibikomere byanjye kimwe kuri kimwe. Hanyuma kandi icyo nenda kukubwira, icyo gihe Imana yampaye ikizamini gikomeye, ambwira ngo noneho aba bantu kubibutse ujye ubasabira umugisha, kuko iyo ufite umuntu waguhemukiye ujya kuryama, wamara gushyira umutwe ku musego ukabona nguyu, ugatangira gutekereza. Urumva nkanjye nabaga Irurindo harakonjaga, tuba mu nzu ishakaje amategura, nkagenda nkaryama, kajya muri ya mategura yo mu cyaro rero bashyiramo ibyondo kugira ngo biyafate ku miseke, kumva icyondo kiramanutse no kwitama ngo pyo, nkakangukireje nkaraka Mana urabona aho batugejeje. Umuntu ufite masters yo mu Bwongereza wicaye muri kino cyaro cy'Irurindo, nari mfite scholarship yo kujya muri Amerika, nari nkayirondorera dreams zose nari mfite zaguye mu mazi. Ari icyo kibazo kakubwira ko byamunaniye, umubwira uti mu mbaraga zawe ntushobora kubishobora. Wowe yaranamamagaye, utarakira ibikomere, utariyegera Yesu ngo abanza komora ibikomere, ntushobora kubabarira, kuko niyo imbabazi zije zirava nk'uko amazi usutse mu ijerekani yatobotse ivu. Nakoze. Yego. Ushimiye cyane Pastor muri uyu mwanya. Turimo kwiga byinshi cyane, amateka yawe aradufasha cyane. Hari ikibazo gito nari mfite ko wari ufitanye ubusabane na Mwuka Wera, kandi twizera yuko Mwuka Wera buri hari ibintu ajya tuburira, hari ibintu ajya tuganiriza. Mu gihe cya Jenoside hari ikintu Mwuka Wera yarigeze kukubwira, hari icyo wabonaga ko kizaza gusa imba cyari gihari, kuki nta ntambwe yo guhunga cyangwa se gufata izindi ntambwe wigeze ugerageza? Iki kibazo nkubwire Lincoln, iki kibazo nanjye nigeze kukibaza, kuko si rimwe si kabiri si gatatu. Reka mbaho urugero rumwe gusa. Muri 1994 mu kwezi kwa 4, icyo giterane cyabaye Pasika, icyo gihe yabaye tariki 3, ubwo kuwa gatandatu hari tariki 2, kuwa gatanu hari tariki 1 z'ukwa gatatu, kuwa 4 hari 31, kuwa gatatu hari 30,
kuwa kabiri hari 29 nibwo cyari cyatangiye i Remera Rukoma cy'umuryango w'abasoma Bibiliya. Aho mbyibukira nuko icyo gihe kuri aho kuwa gatatu kuri 30 hari interahamwe ikomeye yiriya yitwaga Katumba, yari tuye Nyamirambo. Katumba umunsi yapfuye umujyi wose warahiye, umujyi interahamwe ziwiraramo ziratujujubya, umujyi urahagarara. Ariko nyuma yaho byongera kwikaroma tujya mu giterane. Noneho kuwa gatandatu wari umunsi, kuwa gatanu wari umunsi wo gusengera igihugu. Turasenga, ubwo mfashe ubuhanuzi bumwe gusa, turasenga tugeze hagati, umwana w'umukobwa n'ubu ndacyamwibuka w'umupantekote uteze igitambaro yiterera hejuru akoma mu mashyi akubita ikirenge arituruna, aravuga ati Imana irambwiye ngo iki gihugu ndakirambiwe, ngo umutima mubi mwateye, umutima mubi wameze, umutima mubi wabakuriyemo, ngiye kubaha ubuyobozi buhuye n'imitima yanyu, ngo buzamena amaraso mutigeze mubona, ngo ariko nimurangiza. Sindi bukoresha amagambo yakoresheje kuko ni amagambo aba mu Bami ba mbere igice cya 14, ngo nirangiza ngo nzabayora, we nkoreshe ubwo natenewe amagambo, ngo nzabayora nk'umuntu ayora ibishingwe, ngo mbajugunye nyuma y'igihugu mbakurikiza inkota yanjye, ngo ariko bazamena amaraso, ngo mutigeze mubona, ngo kandi hari umunsi uriya mujyi mwirata wa Kigali, ngo nta nzu izaba ihari itarasahuwe, itaramenwe inzugi, ngo hari umunsi muzabyuka mu gitondo, ngo ndabubaha nk'uko bwari bumeze rwose ko naranabwanditse, ngo hari umunsi muzabyuka mu gitondo ngo musange nta kindi gihari uretse imbwa n'intumbi. Tuvayo twese tubaragose biriya bintu Imana yavuze, aho kugira ngo tubaze Imana ngo dukore iki, aho tuza tuvuga ngo twizere ko nta maneko wari uhari, ngo iki giterane cyadukoraho, ngo bazadukurikirana. Ubwo hari cyarangiye kuwa gatandatu itariki 2, ku cyumweru hari Pasika, kuwa gatatu hari itariki 6 indege ya Habyarimana iraraswa, itariki 7 Jenoside yari yatangiye. Rero izo message twari twaranazumvise na mbere rwose, nakubwira inshuro nagiye twagiye mu biterane mu byumba by'amasengesho n'ahandi, Imana ikabitubwira. Ukibaza kuki mutahunze, nanjye byaranyoye, ngira ngo uyu muntu ari gupfa arapfa, kuko hariho n'abantu bagiye ari bahunze umutekano muke wari uriho, baragaruka muri icyo cyumweru baba bagarutse. Hari umudamu twasenganaga yatwaye abana be abajyana i Kampala, agaruka kuwa gatandatu, kuwa kane tariki 7 niwe bahereyeho. Ukibaze abantu benshi, ntabwo hari n'inkuru z'abandi benshi, noneho ukibaza ariko kuki Imana yatubwiye ntitugende. Ariko ukanibuka yuko icyo gihe no mu gihugu bari batwubakiye ibyiringiro, nubwo twabonaga ari bibi, inkotanyi zari zaraje, zari muri CND n'abayobozi bazo, tuzi ko guverinoma inzibacyuho igiye kujyaho, twumva ibyo bintu rwose wumvaga nta n'urucantege rwari rurimo. Wenda mushyiremo personal story, nkatwe twebwe gihe n'umugore wanjye twari twarafashe icyemezo ko tutazongera gutwita undi mwana, ibi bintu tutabonye icyerekezo cyabyo bitarangiye, kubera inkotanyi zaje n'abandi. Turavuga ngo nta mpamvu, ingamba z'ubwirinzi reka tuzikureho. Madame arasama, umva niba hari ikintu cyatugoye ni uguhungana umugore utwite indano, amasesemi ya mu gitondo, kuzinukwa kandi tutungwa n'impungure n'ibiryo biti. Rero bikubwira ngo twese nta muntu ushobora kuguha igisubizo ngo akubwire ngo wenda ngo Imana yarabivuze pe. Ubuhanuzi bwo twari tubufite bwinshi, ahubwo kuki tutahunze nanjye simbizi. Ariko rero njye nongeraho yuko nkanjye gene yimbona na okaziyo zindi zo kugenda, kuko ndibuka tugeze mu nkambi, umuryango nakoreraga wa IFES wari wo ushinzwe za GBU, barambonye nari nk'umuvugizi w'impunzi, kuko mu nkambi gene navugaga igifaransa n'icyongereza. Iyo rero hazaga abanyamakuru, mudushakira wa mugabo uvuga icyongereza n'ikinyarwanda n'igifaransa, kuko n'ibintu by'impunzi turabona abivuga neza. Hari n'utuntu tw'uduklipu muzabona noneho abantu bo muri IFES barambona, burya Ntwani ntabwo yapfuye, ari ibyumba. Batuma uwo muri Focus ya Uganda aza mu nkambi aranshakisha, arambona,
sanze nambaye ikintu cy'igitaburiye nyine ndimo guha abantu ibikoresho ko nakoranaga n'abakada ba RPF mu bintu byo gufasha impunzi zaje mu nuko arambwira ati ejo bakuntumye ngo nze ndebe ninsanga uhari nguhaye amafaranga icyo gihe yansigiye amadolari 300 ariko bagukatishirize tike ujye mu Bwongereza we n'umugore wawe n'umwana muwe muhunze iki gihugu. Numva ariko mana uri mana wibuka aho abagaragu bawe bari rwose naho warahamboneye ndabona ni nkambi nyivuyemo ndakiye yewe n'umugore wanjye ndabimubwira nawe bantumyeho nyine ube witeguye mu mutima tugiye kugenda ni mugoroba ngiye gusenga nari mfite ahantu nasengeraga ntangiye gusenga numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo ntaho uzajya uzaguma hano ubabarane n'abanyarwanda hanyuma nzagukoresha uvuye hano ntabwo nzagukoresha uvuye mu Bwongereza. Nabibwiye madamu arababara ati urabona iyi leta ndimo iyo ureka tukagenda basi ukagaruka nawe hano yabyihorera ubwo Imana izakurinda byose izabigira byiza. Rero cyo nendaga kukubwira hari igihe Imana ireka ibintu bikaba kuko wenda ibi byo mbibabwire kuko ngiye nagiye mbaza Imana ibibazo byinshi ariko Mana ibi bintu kuki wabiretse bikaba. Hari umunsi nasengaga cyane Imana irambwira ngo mwapfushije abantu nibyo mwarababaye ngo ariko ntimuzongera kubabara ngo ibi ngibi ngo byari birth pangs ni imibabaro y'umubyeyi ngo umubyeyi wese yagiye kubyara ngo hari amaraso yameneka ngo iki ngiki ni igitambo cy'igihugu gishya kandi koko Imana ibinsobanuye nsanga nibyo ngo kuko iyo bitaba aba bajenosideri bari gukuma muri system iyi ideology ntimwari gutinyuka kuyirandura kuko nibo bari kuba bayirinze ngo ntabwo iki gihugu cyari kuzatungana ngo wihangane. Ubwo rero n'abandi mwese mbabwire ngo mwihangane kuko abenshi mwebwe muri bato Yesu mwabuze ababyeyi Yesu mwabuze abavandimwe twarababuze ndabihanganisha ko nanjye ndimo ariko ndababwira ngo mwishime kuko abana banyu hari amagambo abo muri yo baravuga ngo hari ibyiringiro ngo iyo igiti gitemwe ngo ariko igishyitsi kikaguma mu butaka ngo iyo imvura iguye kirongera kigashibuka. Ubu benshi mwarashibutse benshi mwabyaye abana batazacirwa mu maso nk'uko baduciraga mu maso batazitwa inzoka nk'uko batwitaga inzoka batazirukanwa mu ishuri ari abahanga nk'uko byatubagaho. Ibyo ngibyo rero ni imibabaro yivuka ry'igihugu gishya mujye mubyishimira mubabare ariko munishime nanjye ndimo kuko nabajije Imana ibibazo byinshi giye kandi Imana iyo mwicaranye igihe kirekire iragusubiza pe gusa iyo bibwiye abantu bavuga ngo ubwo se ntiyashoboraga kubikora mu bundi buryo twari twayinaniye. Murakoze cyane pastor. Nari ngiye kubaza noneho tugiye mu isanamitima gusana abantu bagiye bahura n'ibintu byari bibagoye wenda abantu barabiciye kongera kubahuza twagiye tubona kera warajyaga usura mu magereza sinzi niba n'ubu kibikora. Oya ntabwo merukayo. Uyu munsi kongera guhuza ba bantu bari bafite ibibazo ari abantu benshi kubera ibihe bagiye babamo uyu munsi iyo bageze mu gihe cy'icyunamo babitwara bakababara no gusohoka mu nzu bibagora. Aba bantu ni gute bashobora gukira ibikomere kandi bakiri kubona ibikomeretsa bagira guhura nabyo? Ndagaruka kuri cya kibazo cya mbere burya ibikomeretsa ntabwo bagihura nabyo ahubwo bahura n'ababakomerekeje kandi guhura n'abagukomerekeje ntabwo byongera kugukomeretsa iyo wakize kuko ubundi dukomeretswa n'ibyo badukoreye. Yes harimo abacyongera bakakora mu nkovu bakagushinyagurira bibaho urumva burya hariho n'ibyo nari bidashobora gukurikirana. Hari umudamu umwe umugabo yari umuririmbyi noneho umuturanyi we mu gihe cyo kwibuka akajya agaca imbere yiririmbisha indirimbo z'uwo mugabo akajya
hanyura ziririmbisha cyane urumva nk'ibyo se warega umuntu muri ribu iyo ni torture iri sabute isubutire iri rafine ni nko gushyira umunyu mu gisebe birahari kuko impande zombi rega zikeneye gukorwaho n'umusaraba kuko ari bariya bakoze jenoside bakeneye kwihana ari natwe twari ku ruhande rw'abayikorerwaga dukeneye gukira kuko nibwo ushobora gushyira abantu hamwe ukabahuza kuko ubundi buriya leta ishyiraho amategeko igashyiraho inzego zihana ariko ntishobora guhindura imitima burya ntabwo uzarebe mu gihe cyo kwibuka baduha inforomasiyo uko ibintu byagenze amadisikuru ba Habyarimana bavuze ayo ba Kayibanda bavuze ayo ba Harerimana bavuze ayo ba Makuza bavuze ayo ba Gitera bavuze n'ibiki izo ni inforomasiyo zijya mu bwonko ariko ntabwo arizo zizahindura umutima wanjye ngo ziwomore umutima uwomorwa n'ubuntu bw'Imana ahubwo icyo nicyo tudashyiramo n'imbaraga nyinshi ubundi buriya ari nkanjye ariko ndimo gukritika leta najya n'organiza speech nk'izo nkongeramo n'umuntu uri budufashe kudiringa n'ibikomere byo ku mutima kuko nibwo byaba biri balance ubwo wakora ku bwonko ugakora no ku mutima abantu bagashobora kugana mu nzira yo gukira icyo ngicyo rero iyo ubonye abantu baguhemukiye si ku iteka ryose bakora ibindi bikorwa bigukomeretsa ahubwo kubera yuko wakomeretse kandi ukaba utarakize ni nk'umuntu iyo wakomeretse nko kwino reka bariho mvuga ukaba wicaye ahantu hari abantu benshi barimo gucaho iteka ryose uraririnda cyane yanakandagira hafi utaza kuntoneka mbese ukabona ino ryabaye ino natwe igikomere mfite ku mutima gituma iyo mbonye ba bantu nkomereka kandi batanankozeho niyo mpamvu mvuga ngo mbere y'uko tujya mu kubabarira mbere y'uko tugomba kubanza tugakira kuko nshobora kuba nari mfite igikomere kwino iyo cyakize ushobora no kuza ukongera ugakandagiraho ntacyo bintwara ushobora kunsitaraho ino ryanjye ryarakize ntabwo ndibwa kuko narakize icyo rero nicyo dukeneye ko abantu bakira rero ushobora kwibwira yuko mwebwe kubera ko muri bato ikibazo cy'ibikomere byo ku mutima si nk'ibikomere byo ku mubiri ahangaha ku mubiri mpafite inkovu kera bigeze kuvumbura inzoka y'incira batangiye kuyikubitira simbuka turiruka nikubita ku giti n'ubu inkovu yacyo iracyagaragara ko cyari kinjiye mu ntuzi imbere ariko ntabwo handya ariko kenshi ndinda yuko hari n'ikintu cyakoramo kuko ishobora kongera igafunguka rero abantu benshi bakiri bato iyi nkovu mfite ku kuguru nta mwana n'umwe wanjye wayivukanye ngo nuko mfite inkovu ariko mwebwe inkovu ntwaye ku mubiri sinyikuraga ariko inkovu ntwaye ku mutima ndayikuraga kubera iki donc ibyo nibyo bita vicarious wounding donc ni ibikomere by'umurage umubyeyi akavuga ati bari abantu batugiriye gutya ugakura wanga abantu utanazi kuko jewe babikoreye ababikoze ndabazi ariko we mbibwiye uzanga n'abana babo n'abuzukuru kandi ntacyo mupfa bashobora no kuba ari abantu beza ariko ukabanga kubera ko bakubwiye yuko babahemukiye cyo nicyo kibazo cy'ibikomere ibikomere birahererekanywa ibikomere byo mu mutima birahererekanywa niyo mpamvu ndetse cyane cyane nkamwe bato ibikomere byinshi mutwaye si ibyanyu nibyo mwarazwe n'ababyeyi cyangwa n'ababareze ariko iyi generation ho wenda mushobora kuba mwarasogongeyeho gake kuko uraje usanze mama wawe nta anti nta anko nta muntu wundi uhari ukajya umubaza ariko mama kuki nta muntu tugira ariko nk'ubu ngewe nyamwira abantu generation yacu twebwe twatangiye gukomereka muri 59 tugakomereka muri 61 na gatatu na gatandatu muri 73 muri za 82 baturinganiza bikagera muri 90 kugeza 90 numva twebwe turi ibisenzegeri donc ahantu usanga umuntu afite inkovu ahantu hose nyibirurindo hari ahantu habaga igiti cyari kiguramanze cyane ukuntu
rero nkakunda kugihagarara iruhande. Noneho ukeye umwana umwe twakoranaga yarananze neza ariko atari kuki ukunda iki giti. Ni rero iki giti nimbona ari amateka yanjye. Uhera ku mizi kigoromanze, iyo nkirebye mbona kigomba kuba cyarahuye n'ibibazo byinshi. Urebe ibindi biti bigikikije byo bimeze neza, ariko igiti cyagoramanze kikagenda kihetaheta kigomba kuba cyarahuye n'ibintu by'ibibazo. Ntabwo yashoboraga kumva iyo analogy, ariko twebwe tumeze nk'icyo giti. Kuva uri umwana ufite imyaka, nanditse igitabo cyitwa Reconciliation is my lifestyle. Uburyo cyanditse ni muri ubwo buryo. Ibikomere byo mu bwana, ibikomere byo mu bugimbi, ibikomere byo mu busore, ibikomere byo mu bugabo, no kubikira no kwinjira noneho mu murimo wa reconciliation. Rero iyo ugiye ubwira nk'abantu bakiri batoya barazwe ibikomere, biragora cyane no kubikira, kuko byo ntibiba binafite. Mbese nkunda gukoresha icyo kigereranyo. Urabona nk'aya mazi utayemo papier hygienique, ukiyitamo biroroshye gushyiramo urutoki ukahita uyizamura, nubwo hari ibintu bicikiramo, ariko nuyirekeramo ikamara nk'iminsi 3-4 ijyamo igashonga ikamera nk'igitsima, amazi ndetse yageraho agacayuka, hejuru ukabona ni meza ariko hasi harimo cya gitsima. Wayateruraho gotoya bikivangamo ku buryo ntushobora kubifata, urabibona birimo ariko ntibifatika. Rero mwebwe niko mumeze, byagiyemo nyine. Rero kwereka ngo iyi generation yacu ibikomere n'inkovu, abagize umugisha ibikomere bakabikira, twe dusigarana inkovu. Bivuga ngo nabwo ugomba kwigengesera. Mwebwe mukurikiyeho mutwara dukeya mu byo twabapfunyikiye. Ngiye mvuga ko abazaba bazima, ngiye mfite abuzukuru. Ku ruhande rwa papa wabo nyina arahari na papa arahari, ku ruhande rwacu ndahari n'umugore wanjye arahari. Aba ni abana bakura babona papa na mama, babona ba anko na ba anti, mbese ni abana barimo gukura mu buryo buri healthy. Nitutabaroga third generation izaba nzima. Yego. Ariko ubundi twebwe generation yacu ni yanyu, ibi bikomere mufiteho umurage. Niyo mpamvu mparambwira abantu b'urubyiruko nkamwe, nkabwira ngo rero iyo ugiye mu ndege barakubwira ngo ariko iyi bagage niwe wayitekereye. Uti nta muntu waguhaye ikintu ngo umutwaze. Yego cyangwa we, namwe mujye mubanza muhambure bagage, ibyo twabatekereye bitari ngombwa mu bikuremo, ibyiza mu bitware, bitari byiza mu bisigi inyuma yanyu, hanyuma dukomeze urugendo. Pastor, ukiri kuri icyo kintu cy'igikomere, ndagira ngo tukore na kino tubusubize ku kibazo. Umwe mu batubajije ariko yanga ko tuvuga izina rye. Ntabwo ari ngombwa. Ego, atubwira ko ari n'umusore ari mu gihe cyo gushaka cyane. Ego, yagiye agira igihe cyo guhura n'abakobwa benshi bakamwangira uko ahahise hiwe mu miryango yiwe. Yego. Ngo biracyahari ko reka icyo kibazo nkivuge nkirambuye, kuko ndumva urimo kugitinya uragikikira. Habamo kategori zigera kuri 4. Yego. Muri icyo kibazo. Kategori ya mbere ni y'abakobwa bavuka mu miryango y'abatutsi. Mureke dukoresha aya magambo kuko turimo turakemura ibibazo biri. Yego. Agahura n'umuhungu w'umuhutu, pure ni umuhutu. Bagakundana, kuko burya gukunda umuntu ntabwo umukundira ubwoko, kumukundira karite wamubonyemo, kumukundira noneho byazagera imbere inshuti ze. Twese buriya koko uri muzima, uriya muhungu muruzuye, ubusa uzamutungukana iwanyu. Mubwire ngo umukobwa agatangira kujya muri dilema, agatangira kujya mu kibazo cy'uburyo azabana n'uwo muhungu. Iyo si kategori imwe. Kategori ya kabiri iyo iri ku bakobwa, umukobwa mwiza pe, usa namwe mwicaye ahangaha cyangwa unarushijeho, kuzura n'umuhungu wenda wavuye i Bugande cyangwa wavuye i Burundi, izo namwe nimusubira mu nshuti zanyu muzazibona. Yazagira ibiro bamwe tereko uriya mukobwa uramuzi, undi ati ni ikivange. Ati burya
ni ikivange cy'iki n'iki. Ubwo friendship relationship ikaba irarangiye. Umukobwa ugasigaye akomeretse, umuhungu nawe yihagazeho. Iyo ni kategori yindi. Kategori turuwa, hari abana ariko reka manze ndiringe n'izo ngizo hanyuma n'indangiza. Rero kenshi icyo kibazo kuko kibaho. Nkiri pastor n'ubundi cyari wari kuvuga ngo nkiri pastori, mu myaka namaze mu gipastori nakubarira imiryango myinshi, si umwe si ibiri si itatu si ine, at least iyo ubwo mbariye hafi ntagombye kujya gutekereza cyane, ndarenze ine. Twagombye kuremera imiryango nsimbura muryango kubera ko umuhungu cyangwa umukobwa babaga bihagazeho, kavuga ati nowe yewe umukobwa naramukunze, iwacu babizamo batabizamo ndamurongora. Iwabo bakavuga ati murongora ariko twe ntabwo tuzabutaha, tukamuremera umuryango, inkwano bakaziduha tukazibaha, barangiza tukabashyingira bakajya mu rugo rwabo. Iyo ni gurupe y'abakoraje, abanyembaraga nyine batinyuka gukurikira umutima wabo kuruta gukurikira ibikomere by'amateka. No mu bakobwa izo kategori zirahari, twarabagize rwose. Sindi buvuge amazina yabo nk'uko bambwira gati yavuze ko tutavuga amazina ye. So izo zombi ubundi nk'abantu b'urubyiruko nibyo nyambwira abantu nkabagana, ariko ubundi natwe tugiramo uburyarya. Iyo umuntu avuze ngo wenda ngo yanga abatutsi ngo gira gute, dushobora kumuhana, hari amategeko abihana. Ariko iyo wanze gushyingira umwana uwakunda kandi ari iyo mpamvu utanze, ntawe ndumva wabihaniwe. Ariko nabyo ni amacakubiri. Yego. Rero ngewe nababwira ngo abantu mukiri bato mube famu, kuko n'ubundi gutoranya hari umuntu ngo none se urashaka kuvuga yuko ngo tuzajya dufata abakobwa bacu tukabashyingira, habana no kundi usuko bikorwa. N'ubundi nta ubangurira abantu. Inka nizo umuntu ajyana kayibangurira ku yindi nka, nta rukundo ruzamo. Uraterura ukajyana inka aho ubonye imfizi. Uretse ko basigaye batera intanga, sinzi ko bakijya no gushaka imfizi. Ariko niba umuhungu yikundaniye n'umukobwa, icyo gihe icyo nshobora kureba yewe n'abana banjye narabibabwiye, ahubwo niye nunzanira umuntu wari we wese, naza ari umuzungu, naza ari umwarabu, naza ari umuhinde, naza ari umushinwa, naza ari umuhutu, naza ari umututsi, naza ari umuzayiro, icyo azaza ari cyo cyose, icyo nzareba ni kimwe, content of character. Uyu muntu ni muzima. Iyo tuganiriye numva koko azavamo umuntu w'umugabo, kuko hariho n'abantu duhuje ubwoko ntashyingira. Seriously, hari n'abantu duhuje ubwoko ntashyingira. Kuko maze ngo uyu nguyu nubwo duhuje ubwoko ariko ntabwo namushyingira. Rero icyo nenda kubabwira, niba mushaka kuzavamo igihugu gifite imbaraga, noneho ni muba abantu b'Imana. Yerega mujye nk'umupastori, kuko Imana yo ntiyigeze irema abahutu, nta nubwo yaremye abatutsi, nta nubwo yaremye abanyarwanda. By the way, nta nubwo yaremye abanyarwanda, yaremye abantu ibashyira mu Rwanda. Bivuga ngo umunsi uzambwira ngo twange ngo wabagande twange abatanzania da guverinoma, bariya ni abantu barimwe mu ishusho y'Imana, nta burenganzira afite bwo kubanga ko Imana irabimbuza. Twebwe turi abantu Imana yaremye dushyira mu Rwanda, tugomba kubaka u Rwanda rwubakiye ku kuri, kuko amategeko yacu yari clear, atubuza ibyo bintu. Ariko imikorere yacu hari aho tugera tukibabarira, tukabigenza dutyo. Icyo rero nicyo kintu uwo nguwo yabajije, ahubwo reka nkongerereho indi noneho yo iri extreme nahuye nayo. Umusore umwe yaje kundeba, njya mbibwira abantu nakoze ikosa ryo kudasigarana nimero ye, sinzi ukuntu, ngira ngo nari ndangaye. Araza arambwira ati rero ngiye mfite ikibazo, ibibazo bibiri. Mfite ikibazo, tubona arize nararangije universite, ati mfite ikibazo cyo kuzashaka, mfite n'ikibazo cy'uwo ndiwe. Ikibazo cy'uriwe ni gute? Ati yewe, ati mama yansize muri Oruforina. Atarababwira ngo uyu mwana sinzi se, bamfashe ku ngufu, abagabo benshi bankuranwaho, birangira naratwite. Sinagize ubutwari bwo gukuramo iyo nda. Umwana naramubyaye ariko nta butwari mfite bwo kumurera.
none mumusigarane, ntimumbaze uwo ndi we, ntimumbaze aderesi, ntimumbaze izina, ntimumbaze aho naturutse, icyo mubona ni kimwe, hari umwana mbasigiye, arigendera. Uwo mwana yarakuze. Naramubwira ati ubu ndinde. Ndamubwira urinde, uri wowe. Uri umwana wakuriye muri Oruforina, ubuse aho wize nta nshuti wafite? Ati inshuti zo ndazifite. Ati nazo ni ikibazo. Ati kuko ntinya kubabwira uwo ndi we. Ndababwira ko uri ikigoryi. Kuki utinya ntuzababwira ibyo umbwiye? Ujye ubabwira yuko mama wawe bamufashe ku ngufu, ibyo kumufata ku ngufu uzanabyihorera. Uzababwira ko mama wawe yagusize muri Oruforina. Ko mbona uri umusore, ubona abantu hari umusore mwiza utanamenya ubwoko bwe. Rero wowe uzagende wigire hariya, icyambere ntawe ukuzi, ntawe uzi amateka yawe uretse iyo Oruforina yabikubwiye, ntawe uzakuvuga ko ntawe ukuzi. Ateze ngo identite yanjye namwe ube Gihanga nimero 2. Ube Gihanga umere nka Melkisedeki utarageraga se ntagire nyina, ugende wishakira umukobwa. Ati none ntazarongora mushiki wawe, we nta mushiki wawe ugira. Kuva utazi so ntumenye nyoko, nta mushiki wawe ufite muri iki gihugu. So uraba Gihanga utangire kuri 0. Umwana wawe nazajya kubaza ati papa sogokuru ninde, mubwire ati sogokuru ni Imana, jewe ndi Gihanga. Uhanga umuryango mushya. Nakoze ikosa ryo kudafata nimero ye ngo njye muhamagara menya aho Gihanga ageze. Ariko ibi byose ni ibibazo dufite muri iki gihugu. Donc ni ibibazo cyane cyane bigaragara mu rubyiruko, ariko ngira ngo uburyo bwiza turamutse twumviye politiki igihugu cyacu cyashyizeho. Ariko muwaso tukumvira politiki y'Imana. Ukajya ufata umuntu ukamukundira yuko muhuje values, ukamukundira ko umutima wawe wamukunze, ibindi ukabyihorera. Byaba ari byiza. Niyo nama yewe nanabagira no kuri uwo nguwo. Uwo rero wakubwira ati subwo nzabigenza nte, umubwira uti don't worry, ubwo wamenye icyo uzira. Ubutaha ntuzajyaho bazakikuziza. Niba bimubaye nko ku bakobwa 2 cyangwa 3 bafite ubwo ariko natwe twese twarongoye hari abatubenze kandi ibyo bitari guso. Ibyo byo rwose umubwira uti rwose wire mu mutima ukomere. Niba ari 2, uwa gatatu ashobora kuzaba ari cyane cyane niba asenga. Yego. Ubundi Imana yatubwiye ngo iminani n'imigabane muzabihabwa n'ababyeyi, ariko umufasha ugukwiriye uzamuhabwa n'Uwiteka. Agende wegere Yesu umubwire utumva rero Yesu nagize ikibazo. Uwa mbere yarankatiye, uwa kabiri arankatiye, kora uko ushoboye, uwa gatatu azaza ari wowe umuzanye, kandi azabikora kandi uzanezerwa. Erega natwe baratubenze kandi nibyo bitarimo. Jewe byo rwose njya mbwira abasore nkababwira nibyo ntibizagukange. Wenda ashobora kuba yarakubenze ukibwira ko ari icyo yaguhoye, cyangwa niba yarabikubwiye ubwo nicyo yaguhoye, ariko ashobora no kukubenga atari ibyo yaguhoye, kaguhora ibindi. Nk'uwanjye giye bwa mbere twuzuye kandi niwe twuzuye imyaka myinshi, yamaye ikarita ruje kuko nari ndimo kugenda buhoro. Nkamubwira ariko uzi ibyambayeho. Erega burya hari igihugu kikwicira inzozi kikaziheza zose. Kinyiciye buruse, kinyiciye ambisiyo kuba umwarimu muri universite, nuno napanga ko tuzabana, ariko ndabona urimo abana ariko giye I'm not ready. Uzi byambayeho, ubu mutwe wanjye ndimo ndongera planning. Ati rero nyine ndabona abizarira mu nzira ntitugendana ntugere amahoro. Naramuherekeje aragenda. Murakoze cyane. Hanyuma dukunda kugaruka cyane ku ngingo ivuga ngo gukira ibikomere cyangwa komoka kw'ibikomere, ariko ndibaza ngo iyo tuvuga gukira tuba tuvuga kwibuka ntitwongere kubabara, cyangwa biba bivuze kwibuka ahubwo ntitwongere kugirira umujinya abaduhemukiye. Oya buriya icyambere kwibuka, icyambere hari ibintu njya numva ntemeranya nabyo. Ntushobora kwibuka ngo forgive and forget, ntibibaho. You can't forgive and forget. Ntushobora kubabarira ngo wibagirwe, ntibibaho. Nkoresha urwo rugero rw'igisebe. Nahoze mbabwira ku murundi wanjye mfite w'inkovu imaze imyaka. Iyo nzoka rwose
ngira ngo icyo gisebe nakirwaye mfite imyaka 8 imyaka 60 iyo nkovu iracyariho ariko iyo nkozeho ntabwo indya bivuga ngo icyakora ndinda ko hazaho ikintu kiri shapu cyakoramo setu rero umuntu nakubwira ngo gukira ntabwo ukira ngo wibagirwe kuko inkovu irasigara ikagikwibutsa niba so yarapfuye ukaba ugomba kwasima responsibility tutagombaga kwasima ntabwo uzabyibagirwa niba warakuze utagira mama utagira abavandimwe ntabwo uzabyibagirwa rero ni ibintu ibyo byo uzabihorana uzarinda usaza bikinahari ariko urabirenga ntibikubabaze nk'ubu nshobora kwicara tukajya kwibuka yewe buriya no kwibuka hari igihe abantu bavuga ngo dufate umunota wo kwibuka nkawubara nkabona nta nubwo abantu bawubahiriza bashyiraho udusogonda nka 20 nkabona ariko ubwo mwari murimo kwibuka kuko ngewe mpumirije burya ndatondeka nkumva ahubwo wampa nk'isaha yose yo kwibuka nkibuka inshuti zanjye nkibuka abavandimwe nkibuka nkumva filimi irimo irituruna ariko ntabwo ndangiza ngo ndire kuko narakize ntabwo gukora muri iyo nkovu bikintoneka kuko igisebe cyarakize hasigara inkovu yes ndibuka ariko sindira nta gahinda kazamo sinzicara ngo nihebe hari n'igihe njya nicara wenda nko muri kino gihe cyo kwibuka nkibuka pe nkicara ahantu nkibuka nkafata umwanya munini nkibuka abantu b'inshuti zanjye bagiye nkibuka ibintu twajyaga tubanamo nkatangira gutekereza uko byari kuba bimeze iki gihe waba bakiriho nkabibuka ariko ntabwo ndangiza ngo ndire cyangwa ngo nihebe niryo tandukaniro niyo mpamvu rero iteka ryose twagombye gufasha abantu kubanza bagakira ibikomere bakajya bibuka bafite inkovu ariko badafite ibikomere bitwikiriye murakoze cyane pastor kare tugitangira ku kibazo cya mbere babajije se imana yari iri hehe jenoside iba uvuga ko hari naho wageze uvuga ko imana ntabwo ari umucamanza ngo ibe na polisi icyarimwe numva ko mu buryo buri spirituel nubwo muri biriya bitanditse ariko imana yaduhaye umupolisi witwa conscience mu kinyarwanda witwa umutimanama umuhwituzi ese n'umupolisi n'umuhwituzi kuko umutimanama ntacyo gutwara ariko conscience niyo wenda umwe yavuze ngo niho igwa red line atanga ntago harenza nk'uko polisi twita law enforcement irakubwira ngo ahangaha ntago harenga nuharenga urabona consequence ese ikibazo cyanjye kiragira kiti ese conscience uko wadusubije neza uburyo iby'Imana yose uko itari hari ahubwo twebwe twayiteye umugongo ese conscience noneho y'abantu yo yari yagiye hehe ese yari yapfuye ese igihe yishwe wenda nabo bakorene tubadora tuvuga ese yishwe icyo gihe nibwo yapfuye ese ubu ngubu iyo conscience kugira ngo tumenye kuko hari interview cyangwa se hari video njya mbona perezida ari ku gasozi niuka neza uko kitwa bati ngo abantu bagira ubwenge abantu ntago ari inyamaswa ni gute umuntu afata akica umusozi wose icyo kibazo twebwe nk'abantu wenda bari post genocidal tukunda kukibazaho cyane ati se abantu ko bize abantu ko bari abapasiteri abapriest ese iyo conscience yishwe ryari yari iri hehe ubu ngubu aka kanya twavuga ko kugira ngo tuzayirinde ko yicwa nanone tuzakora iki buriya ro conscience ni nk'ikibaho wandikaho ibyo ushaka ni nka fayili ya computer ushobora gukosora ukayiromodora ukandikamo ibyo ushaka kuko conscience y'abanyarwanda ku bijyanye n'amoko burya conscience iyo ugiye gukora ikibi bwa mbere irakuburira iyo ugikoze ubwo iba nk'ibaye harya fayili iyo yabaye iba nk'iyanduyeho gato fayili yawe iba yagiyemo virusi iba yabaye corrupted iyo ubikoze kabiri
wongera kumva akantu kagucira urubanza. Iyo bibaye gatatu bihinduka umuco na conscience ntigikubwira, ukajya wumva ahubwo ugatangira no kubyirata, ukajya wumva ari ubugabo, ukajya wumva ndetse ukabibwira n'abandi. Rero conscience y'abanyarwanda ku bijyanye n'amoko uriya yatangiye kwicwa umunsi umwana abona se yishe. Kuko ndibugarega nk'urugero nka 61 bakubise papa. Icyo gihe ntabwo bicaga abana n'abagore, abana bagendaga bari mu matsiko yo kwirebera ukuntu barimo kugenda bakubita abantu. Noneho bamaze gukubita iwacu, bamaze kudusenyera, baragenda tubagenda inyuma bakubita inzu y'umuturanyi wundi nawe. Urumva uyu mwana noneho, urumva jewe ndi kuri kote y'ababaye kamwe mu babaye affecté, kuko bya affects iwacu, ariko kubera ko nari mutoya nta nubwo twumvise uburemere. Burya umwana w'imyaka 3 ushobora kubona bakubita papa akibwira ngo barimo kumukubita nkuko nawe bajya bagukubita, kumva ni ibintu biraho nkuko abana baragiye nk'abarwana, ntiwumva uburemere bw'ibyo bakoze. Noneho uko uzagenda ukura ukagenda ubyumva, sibyo? Noneho ngaruke kuri ya conscience. Uyu mwana yabonye se yagiye iwacu amuzanira agakabutura, donc mbese amuzanira ibisahurano, bihindutse nka incentive yuko bya bintu atari na bibi cyane, kuko papa yagiye hariya, wa mwana wari ufite agakabutura yewe ntafite, kuko abana burya bashobora no kwiba agakabutura kundi mwana akagatwara, ariko noneho cya gikorwa kiranamuhahiye. Banazanye n'inyama murariye, ejo basubiyeyo bazanye izindi, ku buryo muri conscience y'uno mwana hari development ikintu ko kiriya kintu atari kibi cyane. Noneho tugeze muri segonderi, babana babonye base babikora, nabo batuje kubikora, babahaye abandi bana barakubise, barirukanye, bamwe hari amashuri y'abakobwa baranaviyoye, hari ibikoresho barasahuye. Kubona ariko bya bintu umenya birimo deal. Iyo generation niyo yakoze, nibo bavuyemo masterminds, mbese abayoboye genocide ku generation yacu. Nshobora kugwira bari abantu bose iyo babavuga abararusha, bamwe twari hamwe turi abarimu, abandi twari hamwe turi abanyeshuri, abandi twahuraga mu mirimo. Bikubwira ngo iyo generation y'abantu batojwe bakamenyerezwa, conscience yabo ikamera ubu nkubise runo rukuta akubita cyane, yewe nababara. Ariko hari abantu baba baratoje ingumi zabo muri karate, akubita runo rukuta ahubwo rugapfumuka, kuboko kukagera inyuma. Kubera iki? Cya gihe yakubitaga, igikonjo cye cyageze aho ngaho kiba insensitized, na conscience burya ni kwimera. Iyo utojwe kumva ibyiza, ikura ikunda ibyiza. Iyo itojwe mu murongo w'ibibi, ikura. Ikibazo nuko conscience ishobora gutozwa ibyiza muri domaine imwe, igatozwa ibibi mu bindi, noneho ukaba umuntu mwiza, ariko wazagera muri bya bindi umuntu agaza wa muntu ko yari muzima yahindutse ate? Yari muzima yes, ariko muri iyi domaine conscience ye bayirikodinzeho message mbi. Mbini nka za file nababwiraga zo muri computer. Wasomye mbere usanga ibintu ni byiza, ugeze hepfo usanga harimo ibintu biri corrupted. Rero conscience y'abantu nawe yari yagiye. Ukiza cya conscience nuko ushobora gusiba ibyari biriho ugashyiramo ibindi, ariko bitewe n'igihe yamaze ifata ibyo bintu bizagutwara umwanya, kuko yo imereze nk'icyuma. Icyuma waragiye wandikaho ibintu bikafata ku cyuma, bizagusaba gufata cya cyuma gikube kugeza igihe ibyanditsweho bishiraho ukandikaho ibindi. Urumva rero n'igihe kirekire. Niyo mpamvu bayiwe burya Imana yo ntabwo ijya ivuga ngo nzasana imitima yanyu. Oya, iravuga ngo iyi mitima yanyu yabaye akahebwe, nzabaha imitima mishya. Nzabakuramo imitima y'ibuye, nk'uwo wavugaga wica umusozi wose, nzabakuramo umutima w'ibuye mbaho umutima w'inyama. Ko niko Imana ikora. Iravuga ngo iyi conscience yarangiritse cyane, muyijugunye tuyisimbuze indi. Niko Imana ibigenza.
uyu munsi hari abantu tuganira bakuze barimo baciye muri ibyo bihe cyangwa babonye ayo mateka n'amaso yabo, hanyuma ugasanga mu by'ukuri we ingingo yo kubabarira arayifata nk'aho ari bubatereranye cyangwa arekuye ba bantu bishwe muri 1994. Aba bantu bafashwa mu buhe buryo? Icya kabiri, iyo tuvuga imbabazi ni iyihe nyungu iba mu kubabarira kubikora kugira ngo uyu muntu nawe abashe gusohoka aha hantu? Icyo ni ikibazo cyiza kuko yewe abantu bameze batyo twagiye tugirana ibiganiro kandi bakabyumva. Burya mu kubabarira ufitemo inyungu n'ubabarira. Kubera iki? Ndabaye ibintu bigera kuri 3 byambagaho ntarababarira. Ubwo mu ndebo narwaraga igifu kandi kikaza mu bihe hagize ikintu gitrigaringa kwibuka ko ndimo kuruhira ubusa. Ndangiza universite narwaye igifu, umwinfirmiyeri watuvuraga ariheba anshyira ku mata bibi by'ubusa, angurira nido, angurira na terimosi, mva kuri byeri, mva ku bintu byose, ariko byose kandi bitirigaringwa n'ikintu kimwe, bihagurutswa n'ikintu kimwe, kwibuka ko ndimo kuvunika kandi ko niyo nagira icyo ngeraho ntazakigeraho koko. Kandi niko byagenze. Narwaraga igifu, ngira urindo aho nabaga. Iyo nabaga naramutse nibutse nashoboraga kwirirwa ntariye nataye apeti. Kumva rwose nari mfite umwana wankoreraga yaranankundaga no kumubona byonyine bikaba biba trigger, bikaba ari byo ari sawa vuna mwita umuntu azabahungirayo n'igikoni cyawe. Umwana kaza yari umwana mwiza, niwe mwana nabaye rundi imyaka 8. Niwe twabanye wenyine, nta wundi mukozi nigeze nshaka. Yankundaga nk'umuvandimwe, akankorera neza pe. Ahubwo iyo nabaga naramutse nawe akamureza patro kutariye nkamureyasha genda wirire ndumva ntameze neza. Mukorera kareti se shaka nako kwihorera rwose. None se nkutekera icyayi base nakubwiye ngo umva imbere genda ubyihorere. Urumva nari ndimo guhomba, nkaryama nijoro akaba igihe njya kuryama nkibuka nkahera saa 10, nako nkahera nka saa 2 saa 3 ndyamye kuko mu cyaro twanaryamaga kare, nkigaragura mu gitanda nibuka nkava 61, 63, 73, nkaturuna nayo kumva nkumva inyoni ziravuze burakeye ntasinziriye, nkirirwa meze nk'umuntu waraye mu kabari. Rero buriya kubabarira, Imana ijya gushyiraho kubabarira, si ukuriya tubabarira wifitemo inyungu cyane, ni twebwe tubifitemo inyungu. Kuko nzi abantu benshi twajyaga tuganira n'ubwana ukeneye kubabarira, bamwe bikabagora abandi bikanga, ariko amaherezo akabikora akaruhuka. Kuko iyo wakize bya bihe wajya kugira byo kongera kubabara kandi ibikubabaza bitagihari, ahubwo babazwa n'amateka, ntabwo bigaruka. Imana rero itubwira kubabarira naho dufitemo inyungu. Uyu muntu rero wababajwe kera, nibyo nahoze mbabwira, ntabwo igihe gikuraho umubabaro, ahubwo kirawushongesha ukageza ahantu no kugira ngo uzabwire umuntu yuko afite ikibazo yumva ahubwo we atazi ibyo urimo, iyo puruta wowe ubyumva ko agifite, kugeza igihe azagera Imana ikamufasha ikabyumva, hanyuma ikamubwira ngo aya mazi yaranduye cyane, reka tugusimburire tuguhande. Ibyo kwirirwa tuyayungurura byatwara igihe kirekire, reka tugusukirane ukaguha umutima mushya. Kandi Imana irabikora. Umuntu uzakubwira gutyo uzamubwira ariko nta ngaruka ujya ubona bikugeraho direct rwose. Hari umumama umwe yajyaga ageza mu kwezi kwa 4 umutwe agasara, twari duturanye muri quartier, ugenda muganiriza arambwira ati mfite umuntu, abantu uzi yo wanga umuntu, twaganiraga gutya ariko ntazi nibazo biko bimeze. Uzi yo wanga umuntu ujya kurya mugasanga yicaye ku musego
wajya kujya ku meza ugasanga yagutanzeyo, arambwira ati mvugiye ibintu, ati ashyiramo izina ry'uwo muntu, ati umva, ati kavuna mweto kanaka, ati ahora ku musego wanjye, atari ku uyu munsi ndamuha Yesu, ndamwirukana ku musego wanjye ntazongera kuharara, ati najyaga ndyama nakwicura nkasanga arahicaye nkamwibuka abana wanjye yishe, ati nuku yarakize. Nyuma yaje kwitaba Imana rwose, ari umuntu ubitangamo n'ubuhamya ameze neza, ariko kuko burya buri muntu wese bishobora kutaba extreme nk'ibyo uwo mama, ariko twese tugira akantu akagaruka katuzaho. Yeah.